umuntu mwashakanye uramukunda, niba umukunda ari inshuti yawe umugabo, ariko n'igihe se yaba ari amafuti y'umugabo abo uburyo bwe ntabwo ugomba kumuvuguruza ukavuga uti stili ni umugabo ukemera noneho n'ibyo ubona bibaye uko bijya imbere. Buriya rero umugabo mwashakanye mukabyarana nubwo yagira ayo mafuti ni umugabo wawe. Tamba ibyo bintu urabyemera gutyo? Wakwemera amafuti akayobora urugo kandi ubona ufite ibitekerezo by'inyamibwara cyangwa njye ntabwo bajya bavuga ngo iyo rigoramye, njye ntabwo nareka ngo rigoramire uko abishaka. Iyo bavuga umugore n'umugabo, umugabo yego bavuga ko ari umutwe w'urugo, bakavuga ko umugore ari umutima w'urugo. Ikintu gikomeye muri ibyo bintu ni iki? Si umutima? Urugo ntirushingiye ku mutima? Njyewe numva first of all nta mugore wakabaye, uko byamera kose nta mugore wakabaye asuzugura umugabo ngo nuko bahawe ijambo. Kandi gusuzugura umugabo si ukuvuga ngo wamurushije ibitekerezo. Turabasuhuje, nagira ngo tuje mu kiganiro, mubanze mwibwire abantu bagiye kudukurikirana. Murakoze, ndabashimiye kongera kumpereza ikaze. Nitwa Mutamba Jacqueline, uko mwagiye mumbona mu biganiro bya abo birimo channel cyangwa birimo TV, niyo mazina yanjye. Nkaba nongeye kubashimira ko mwongeye kumpereza ikaze. Murakoze cyane. Murakoze, nk'uko mumaze igihe mumbona gihagije, amazina ni yayandi ntabwo arahinduka, ni Niyigena Pascaline. Murakoze kongera kumpa ikaze. Yego, hari hanze ahangaha ibintu nagiye mpura n'abantu benshi tuganira, ngenda bintera kugira igitekerezo cyo kuzegera abantu batandukanye nkababaza, kugira ngo wenda hari n'undi ufite ibibazo bimwe nanjye azagire nk'ibisubizo yagenda akura mu biganiro nzajya ngenda ngira n'abantu batandukanye. Ibyo bibazo rero ntabwo ari ibindi, twese ndakeka ntibeshye dufite imiryango. Yego, dufite abo twashakanye, dufite abana. Yego, hanyuma rero mu miryango hari ibintu byinshi duhuzwaho n'abo twashakanye, mu mirimo, mu bikorwa, mu burezi bw'abana n'ibindi. Ndashaka kubabaza, hari ikintu bita uburinganire n'ubwuzuzanye mu ngo. Mbere na mbere mu gisobanura gute? Iyo bavuze uburinganire, duhere wenda kuri Pascaline, uburinganire n'ubwuzuzanye ndakeka bavuze nubwo abashakanye cyangwa n'abana baba barimo. Muri rusange ni umuryango, bireba umuryango, ariko cyane cyane abashakanye. Ni ukuvuga ngo uburinganire ni uko umugore nawe agira uruhare mu byemezo bifatirwa mu rugo, nawe akagira igitekerezo atanga. Kimwe n'uko kera murabizi ko nta mugore wagiraga ijambo mu rugo, akenshi ibyemezo byinshi byafatwaga n'umugabo. Noneho ku bijyanye n'ubwuzuzanye, ni ukuzuzanya, ni ugufashanya. Imirimo myinshi cyangwa ibikorwa byinshi ntibiharirwe umugore cyangwa se umugabo, cyane ko inyungu zizava muri ibyo bikorwa zizaza bose bakazisangira. Bivuze ko rero bagomba nanone kuzuzanya. Byaba bigarukira mu bikorwa n'imirimo Mutamba, cyangwa se ni no kuzuzanya mu bitekerezo? Urabona nibyo yaravuze uko kera umuryango wafataga igitsina gore, wasangaga umugabo aho kugisha inama umugore bararana babyukana biriranwa, atega akagikana arangiye kugisha inama undi mugabo kubera yavugaga ati nta nama y'umugore. Ibyo bintu ni mu bikorwa gusa cyangwa urabyumva ko no mu bitekerezo naho abantu bagomba kuringanira, bagomba kugira ubwo bwuzuzanye? Murakoze bwana Fisi, nk'uko mwarimu bimbajije, ngewe ku giti cyanjye numva ku buringanire n'ubwuzuzanye bwakabaye ahubwo buhera kuri icyo warumbajije.
bwakabaye buhera ku gusangira ibitekerezo mugenzi wanjye yaravuze ngo kera ngo wasangaga imyanzuro ifatwa n'umugabo ntabwo bivuze ko n'ubu ngubu rega umugabo ni umutwe w'urugo ntabwo bivuze yuko n'ubu ngubu adafata imyanzuro ariko icyo bitandukaniyeho kubera ko ubu ngubu habaye uburinganire n'ubwuzuzanye arafata umwanzuro akawuzana akawusangira na madamu bakabyumvikanaho ubwo mbere bavugaga ngo niwe wifatiraga icyemezo ariko ubu arakizana akagisangira n'umugore we cyangwa se n'umugore akaba yagira igitekerezo akakizana akagisangira n'umugabo we bakuzuzanya kandi iyo abashakanye bamaze guhuza ibitekerezo bakabisangira uko byamera kose n'ibikorwa n'ibikorwa bigamije iterambere ry'urugo rwabo barabifata ariko si ubwo ibyo bintu ntabwo byadindiza iterambere ry'urugora ni ukuvuga ngo ubu ndamutse ndi gutembera muri karitsiye nkagera ahantu nkasanga hari nk'ikibanza kiri ku isoko cyihutirwa mfite amafaranga wenda nagombaga kuzana mu rugo nkakubwira ati tukungurana ibitekerezo by'uburyo tuzayakoresha ubwo ibyo bintu ntibyadindiza iryo terambere nkavuga ati mbere yo kugura iki kibanza reka mbanze njye kuganira n'umugore noneho nshobora kugaruka ngasanga bakiguze ubwo ntibyabikuraho bwa burenganzira bw'umuntu bw'umugabo kuvuga ngo nciye ahantu hari imari nahita nyigura ntagishije inama umugore ndagusubiza muri ubu buryo tekinoloji yagikemuye amatelefoni n'icyo abereyeho mpamya yuko we mugabo niba ugiye cyangwa n'umugore akagenda akaba yabona nk'akantu nk'ako ngako kandi gafitiye profiti urugo njyewe mfite amafaranga yo kuba nakishyura kuvuga ngo reka mbanze gutaha ngo nganire n'umugabo wanjye wenda afite impungenge ko bashobora kukanwara njyewe nshobora kumuhamagara nkamubwira ni sheri wanjye mbonye akabanza kanaka kandi urabizi ko dufite amafaranga yasagutse twasevinze kandi twari twarasevingiye kuzagira aribyo byayo ndi kuganira twari twarasevingiye kujya kugira icyo tuzayakoresha none kubera iyo mpamvu ibonetse tubonye akabanza sheri wanjye reka tukagure sibyo ariko wowe mugabo iyo ubikoze cyangwa umugore akabikora ukabimubwira impitagihe mpamya ko abona ko ntabwo uba wamuhaye agaciro ko kuba wamusangiza kuri icyo kintu ujya kuzana mu rugo kandi mwese kibafitiye akamaro. Madamu Pascaline mutamba wumvise ibintu avuze ko hajyaho igihe tekinoloji ikadukoshona atambitsemo akantu nkubise rugondi ihene tekinoloji ibaye ikwangiye wakwanga kugura ako kantu kuko utabivuganyeho n'umugabo wawe. Akenshi mu busesenguzi bukeya mfite abagabo bakunda ibyubahiro kimwe nuko ashobora no kuba yaguhamagaye agasanga niyo telefone abagore dukunda kuzijugunya agahamagara akaruha ntakubone ngo mubiganire ariko icyo gikorwa ngiye ku gitekerezo cyanjye koko ayo mafaranga ubaye uyafite ashobora kugura aho hantu mu iterambere ry'urugo ukaza ukabibwira umugore ati nari mfite amafaranga naguza aha hantu ariko ikibazo kibamo ni ikihe uyu mugabo ashobora kugenda akahagura ntuzamenye ko mufite undi murima bikamara iminsi n'iminsi wamubaza amafaranga akakuka inabi niho habera ikibazo ariko wagiye niba wagize imbogamizi nk'uko mugenzi wanjye yarabivuze ukavuga ati reka nkoreshe itumanaho muhe kominikasiyo muhe amakuru y'umutungo cyangwa y'igikorwa mbonye wagira ibibazo ukamubura ntabwo byakubuza kugura aha hantu ahubwo ikibazo nutaha se urabimubwira akenshi rero abagabo kubera ibyubahiro byabo niba ari no kwibagirwa niba ari n'iki hari igihe usanga adatanze amakuru ku gihe iyo udatanze amakuru ku gihe rero akenshi umugore yibona nk'umuntu udafite agaciro ugifite ijambo se urumva ko aho ngaho defo ni ukudatanga amakuru uragira uti wakigura wenda wagera mu rugo ugatanga amakuru rwose ibyo nta kibazo byaba bitwaye umugore akamenya yuko umurimo uhari ndetse mwajya no
kwa noteri mukajyana ariko Aha. hari igihe usanga umugabo afite n'imitungo utazi yarayanditseho abandi bantu utazi ugasanga rero ni ibibazo havuyemo isesagura ry'umutungo mwashakanye kandi mwarawushakiye hamwe okay. Ugifite ijambo rero hari igitekerezo ikibazo ngiza ahangaha dutekereze ko koko umuntu afite amafaranga ni umugabo wenda avuye ahantu yari afite amafaranga kuko nta ikintu runaka mwayateganyirije abonye imari n'ibyo bigezweho tuvuga abonye imari yihuta arayiguze noneho aratashye mu rugo koko atanze n'ayo makuru arabikubwiye ati sheri ejo nanibagiwe kukubwira uzi ko naguze imari runaka ukuntu byumvikana mu muryango n'ibibazo wenda reka dufate wenda ntiyabivuze abivuze nyuma y'icyumweru imitagihe ukuntu biteza wenda umwiryane cyangwa se uburyo mubiganiraho bigaca mu mucyo bikarangira neza ari umugabo waguze iyo mari akaza akabibwira umugore mu rugo nyuma y'icyumweru ndetse n'umugore waguze iyo mari umugabo atabizi akaza nyuma y'icyumweru akabwira umugabo we ya mari yaguze ibyo bintu bibiri byumvikana kimwe uko umugore asobanuriye umugabo niko byumva cyangwa uko umugabo asobanurira umugore ibyo yakoze atarabizi imiryango babifata kimwe ariko ku cyo urindiriye icyumweru uyu muntu mwashakanye uramukunda niba umukunda ari inshuti yawe ahantu kose kera mugiteretana bwari bwakwira utamuhamagaye utamuhaye amakuru kuki urindira icyumweru cyose ubundi niho hari ikibazo ahantu rero ibibazo bivukira nuko n'ubundi usanga hari ibibazo bisanzwe ntiwahahiye urugo ahubwo uje umupirata ngo hari imari wabonye aremezwa n'iki niba ari imari niba utayajyanye ahandi hantu wenda mu bagore cyangwa ahandi hantu mu gihe se usanzwe witwara neza wowe ari nkawe wabyakira neza nta kibazo musanzwe mubanye neza nta kibazo ushobora kubyumva ariko nanone niba ari inshuti yawe koko ya bugufi ntekereza ko icyumweru ari cyinshi utambo byumva gute wowe watinyuka ubundi ubwo kugira imari ugura umugabo utarabimubwira rero buri muntu agira uko yubatse urugo ntabwo tuzubaka kimwe yewe nubwo ubwo buringanire yego tubuharanira ariko buri muntu agira uko yubatse urugo njyewe ku giti cyanjye ngiye mutamba numva ko njye nta kintu nshobora gukora umugabo atakizi ku giti cyanjye mbona nta kintu nakora umugabo wanjye atakizi njyewe muhamagaye iryo tumanaho rikabura byaba mbimubwire ntago nakigura ikindi umugabo wanjye wenda abaye ubundi rega bituruka ku buryo mubanye aribyo wavugaga bituruka ku buryo mubanye niba uwo mugabo wawe nta manyanga umuziho umugabo akaba nta kibi umuziho ntabwo kuba yakoze iryo kosa ryo kuba yagura ikintu uwo munsi ntakikwereke wenda akazakikwereka nk'uko mwavugana nyuma y'icyumweru bitewe n'ukuntu wari usanzwe umuzi yari inyangamugayo nta kintu yaguhishaga ntacyo mwahishanyaga ariko noneho bibayeho araguze ariko aratashye ntabwo akubwiye hari igihe ashobora kuba atakubwiye ashobora kuba uzayifata muri wa mujyi kuko nta kintu ashaka kubwira ariko niba mwajyaga mwuzuzanya nta kintu yaguhishaga nubwo ngiye yamara ukwezi ariko bisubiriye rimwe kabiri gatatu nabona ko yatangiye kwiga imico ubwo nkabikomeza ariko njye ku giti cyanjye mpamvu nta kintu nakora nabwiye umugabo muri make ubwo inama nziza ni uko bishobotse wajya ubanza ukamubwira byakwanga ariko icy'ingenzi ni imibanire musanganywe mu muryango muvuze rero imibanire bihita binzana n'ahandi hantu ndagira ngo mumbwire imibanire yo mu rugo urumva tuba dufite abana benshi bajya no ku mashuri abandi bakiri bato mwumva hari ahantu imibanire y'abashakanye mu rugo ihuriye n'imyigire y'abana babo cyane ndagira ngo buri wese afate ijambo twagiye hari ikindi kibazo nashakaga kubabaza nk'uko nababwiye ngenda nshakisha hirya no hino mu miryango ndeba bimwe na bimwe hari ahantu ugera ugasanga bashinja abagore kuba basigaranye amahane nyuma y'uko bagezwaho uburinganire n'ubwuzuzanye bataramenya yuko n'amategeko yatangiye guhinduka ibyo bintu mujya mubibona ngo aho kugira ngo
baringanire n'abagabo mu bitekerezo ahubwo babarushije ijambo. Murabivugaho iki? Reka duhere kuri Pascaline atubwire. Yego, ibyo bintu biriho ariko ntekereza ko ni imyumvire itagakwiriye. Nubwo leta yacu yagerageje gusobanura, mu mitwe y'abantu ntabwo babifashe uko leta yabisobanuye. Ni ukuvuga ngo umugore ubundi ari uwo guca bugufi, cyane ko nk'uko birivuga ngo yavuye mu rubavu, yakabaye aza akurikira umugabo, ntabwo yakabaye abanziriza umugabo mu gihe amufite, ariko kuko hari igihe biba ngombwa ntaba ari kumwe nawe. Icyo gihe rero nibwo aba yemerewe gufata ibyemezo byose by'urugo. Ariko mu gihe uzi ko ufite umugabo, ntekereza ko nta cyemezo wakabaye ufata nk'umugore cyangwa ngo urushe ijambo umugabo kandi ufite umugabo. Ariko n'igihe se yaba ari amafuti y'umugabo abo uburyo bwe, ntabwo ugomba kumuvuguruza ukavuga uti stili ni umugabo. ukemera noneho n'ibyo ubona bibaye uko bijya imbere. Buriya rero umugabo mwashakanye mukabyarana, nubwo yagira ayo mafuti, ni umugabo wawe. Tamba, ibyo bintu urabyemera gutyo? Wakwemera amafuti akayobora urugo kandi ubona ufite ibitekerezo by'inyamibwara cyangwa? Njye ntabwo bajya bavuga ngo iyo rigoramiye, njye ntabwo nareka ngo rigoramire uko abishaka. Iyo bavuga umugore n'umugabo, yego bavuga ko ari umutwe w'urugo, bakavuga ko umugore ari umutima w'urugo. Ikintu gikomeye muri ibyo bintu ni iki? Si umutima? Urugo ntirushingiye ku mutima? Njyewe numva first of all nta mugore wakabaye, uko byamera kose, nta mugore wakabaye asuzugura umugabo ngo nuko bahawe ijambo. Kandi gusuzugura umugabo si ukuvuga ngo wamurushije ibitekerezo, ahubwo umugabo iyo ubona atarimo kujyana nk'uko ubishaka ku nyungu z'urugo, umuganiriza gake, ukamubwira gake. Ubundi ngo ubundi sinzi umugani bavuga ngo imfizi y'ubukombe ngo sinzi ngo bayishimashima, sinzi ngo bayishimashima amatwi. Uwo mugani ntabwo urimo kuza neza. Ariko ubundi umugabo iyo atwaje, simpamya ko ariho umugore acira make akamutwaza gake agakomeza, ubona aba yananiranye. Ahubwo wowe mugore, niba wumva umugabo ibyo azana bidahura n'uburinganire bw'urugo n'iterambere ry'urugo, mutwaze gake, mutwaze gake, umubwire mu mvugo nziza, umubwire neza, utitaye ngo nuko yavuze ibyerekeranye n'uko wowe ubyifuza. Mutwaze gake, kandi ndabihamya neza ntashidikanya ko wamutwaye neza yahinduka, ni ukuri yahinduka. Ariko nanone we mugore, wumvishe ngo umugabo yazanye impinduka, ndamwihore kubera ko ari umugabo, ejo akongera ndamwihore kubera ko ari umugabo, akongera ndamwihore kubera ko ari umugabo, ntabwo mwamwubaka. Ahubwo mugenze gake, umugira inama gake, mugabo wanjye si uko byakabaye bigenda, ahubwo byakabaye bigenda bitya. Yewe nunabivuga kumva afite umujinya, mureke ejo uzongera umutwaze gake, cyo cyazava agahindwa. Dore ko muzi naho mukanda tukagwa cyane, njye namutwaza gake, ntabwo namureka. None se Mutamba ari kwirengagiza ko uko gutwaza gake yita, hari n'ababyita agasuzuguro, cyane nko ku bagabo. Keretse iyo wazanye imvugo mbi no kuvugira hejuru no kugira gute, njye nabaye ntya, uzabaze iwacu si uko bigenda. Iyo witonze muri ya masaha uzi, ariko navuga ko ngo uwitonje akamiki akamishaje. Nibyo rero umugabo nawe ni kumugira inama, ntabwo kumugira inama mu rusaku. Uzabaze jyawe iwacu si uko bigenda, reka umenye ko urugo ari urwacu. Cya cyubahiro Pascaline yahoze avuga, umugabo nawe ahita abona umusuzuguye, induru zikaba. Wibuke ko urugo ari urwacu, twarasezeranye, ukageza gute tazankanga. Ubwo se uba urimo kumugira inama? Ese gato reka mbabaze gatoya nanone twongereho dutere intambwe. Babana za mbuto zacu tweze, imibanire mu muryango yabigira ingaruka mu myigire y'abana cyane. Gute ubwo se tuvuge nk'urugero, niba umugabo n'umugore bafite abana, ni abahungu n'abakobwa,
nawe uri umubyeyi niba waritegereje akenshi abana b'abahungu bakunda gukora ibyo ba se bakora n'abana b'abakobwa bagakora ibyo ba mama wabo bakora. Nzi urugo rwicaraga rurwana, noneho abana wahura nabo ugasanga bari gukina bya bindi byaraye bibaye, wahitaga umenya ibyaraye bibaye iwabo. Umwe bari agahungu n'agakobwa, ati genda papa wowe uri mama, agataha nyine yiyambitse ukuntu yasinze, akana nyine kabikora babikina hejuru hasi barwana, mwabana mwe murapfa iki? Kumva ugasanga bakinaga kandi wari uzi ngo ugiye gukiza intambara, ugahita umenya nyine uko byubakitse iwabo. Ni ukuvuga ngo bigira ingaruka mbi cyane, kimwe n'uko iyo ababyeyi babanye neza bakundana babwirana neza n'abana barabikurana, ugasanga umwana nawe azakura ari muri iyo mudu. Niyo mpamvu bavuze ngo cyane cyane nk'abantu bakunda gusoma bavuga ko nk'umusore ugiye gushaka yakabaye abanza kumenya nyina kugira ngo amenye uwo azashaka, nyina w'umukobwa kugira azamenye uwo azashaka. Mu yandi magambo, niba nyina yarabanye neza na se, kimwe n'uko umupapa yarabanye neza n'umugore we, n'uwo musore mugiye kubana ashobora kukubera neza. Ku myigire y'abanyeshuri niho ngenda bwibande, ni ukuvuga ngo umunyeshuri bwigisha ngende umwarimu, ushobora kumwigisha mu ishuri iwabo baraye barwana, umunyeshuri ukabona ntabwo yishimye, ibyo umubwira ntabyumva, aribaza se mama yapfuye iki na papa, kuki baraye barwana? Mbese nyine biba ari ibibazo bigira ingaruka mbi iyo ababyeyi batabanye neza, nanone bikagira ingaruka nziza ku bana iyo ababyeyi babanye neza mu muryango. Mutamba, hari wenda dusoza, mbere ntitwasoza ako kantu nakakubajije, twari tuvuze ko imibanire y'ababyeyi ituma ku ishuri abana bibakurikirana, ariko jyewe hari ingero nagiye mbona ugasanga ababyeyi ni abasinzi, abana babo bakuze batanywa inzoga. Murabibona ibyo bintu? urabivugaho iki? Urakoze cyane. Bajya bavuga ngo umwongereza bavuga ngo charity begins at home, uburere buva hehe? Ni ukuvuga ngo ikintu wari uvuze gutyo rimwe na rimwe nako 80% icyo ababyeyi bakuze bakora n'icyo abana bakoreramo. Niba waragiye ubona ingero, yego bibaho ariko ntabwo ari kenshi, cyangwa se twavuga ko ari uko wenda baba barakuze babona inzoga zigira ingaruka mbi, bigahita bituma bafata imyanzuro yo kutazazinywa. Nabyo umwana ashobora kuvuga ati papa iyo yanyweye akubita mama, tugashwana, ntiduteke, ntiturye, ejo wenda ntitujye ku ishuri kuko ababyeyi baraye barwana, reka njyewe nzazirinde. Kuko bya bindi nabonaga papa yakoraga nuko kubera ko byaterwaga n'inzoga, ugasanga akuze abyirinda. Ariko ahanini ibyo ibiba mu ngo zacu nyine bikurikirana abana. Mfite nk'urugero nigeze kubona ni umugore w'umushuti wanjye, ntabwo yari abanye neza n'umugabo, noneho umwana rimwe aza kwiyiba, afata telefone arikodinga ngo mana ndakwinginze ufashe mama yumvikane na papa yongera ansubize mu ishuri ryiza, ne kwiga gurupu, ndakwingize mana mfasha, kandi nubinkora mana nzagushima. Ahita apositinga. Urumva yafashe nuza telefone ya tica, telefone ya tica yafashe. Mu by'ukuri nk'uwo mwana wishyizemo ibyo bintu, nako umwana ufite ibyo bintu bimuri mu mutwe, uzamwigisha afate? Nashwaba yumva ko ibintu biri kumubaho byaturutse mu rugo, ari papa ari mama. Uzi kwigisha umwana iwabo bakoze divorce, mama atakibana na papa, bari agahinda, arakubwira story ukumva ugiye kurira kandi ntacyo uri bumufashe. Kandi bikaba ari bya bintu bidafite igaruriro, ari se yamaze kuzana undi mugore, ari nyina yamaze gushaka undi mugabo. Reka noneho ndumva ahantu havamo inama, wenda tuzongera tunakigarukeho, dusoze dutya, tugire n'inama n'abarimu kujya baganira n'abana bakamenya n'ibihe bibazo mu miryango bafite, abana bagize ikibazo cy'ubwigunge badakunda gusubiza, kugira ngo noneho nibamara kumenya ko wenda mu miryango hari ikibazo runaka babe batanga ubujyanama. Hanyuma ku babyeyi twakwanzura tubabwira tuti
tujye tumenya ko ibyo dukora duha urugero abana bacu, Abana. kandi noneho niyo tudahari bibakurikirana mu ishuri no mu bundi buzima bwabo, tugerageze kutabinjiza mu bibazo tugirana. Ntazibana zidakomanya amahembe, ariko tunabigira abana bacu ntibabibone cyangwa ntitubibinjizemo ngo bigere ubwo bikora mu mitwe yabo. Yego, Numva ari uko twasoza. n'ingero nyinshi zirahari n'abantu Yego. badukurikiye baraza kutubwira muri komenti. Nkanjye nzi abantu babiri ingero zitandukanye, kubera ko iwabo abagore barakubitwa cyane, aba sinzashaka umugabo uko byagenda kose. Hari undi wanze gushaka abagore avuga ngo ngewe ntabwo nshobora gushaka umugore urenze umwe, kuko iwacu datazanye abagore benshi, turabana benshi tutazi umubare. Bivuze ngo ibyo ababyeyi dukora ni bya bindi ngo ubibahetse ababwiriza uw'imugongo, byanze bikunze bigira ingaruka. Rero nk'umwarimu nk'uko ubigarutseho, umunyeshuri iyo bamukuzaniye uba ubaye umubyeyi we wa kabiri ku ishuri, uba ugomba kubanza kumenya amateka ye. Abana rero dufite abenshi baba bafite ibikomere, baba muri iyo miryango, hari n'ababa batayibamo, ariko aho baba n'ubundi bitameze neza. Byanze bikunze umwana uvuye mu rugo, bya bindi avanye mu rugo nibyo azana ku ishuri. Ubwo rero bisaba kubijyana. ngo ararekwa ntashira, reka dusoreze aha ngaha, tuzasubukura. Nagira ngo mbahe umwanya musezere abantu banyu babakurikiye, mubashishikariza no gukomeza kubakurikira kuri channel yanyu abo birimo. Yego, murakoze cyane, mukomeze muduhe komenti, like, share. Turabashima. Murakoze cyane. Ndasoza ngewe mbwira cyane cyane igitsina gore, nk'uko mubizi ko turi ba mutima w'urugo, dukomeze tubere amago yacu imitima y'urugo, kandi mu bigaragara ko byamera kose umugore yabaye mubi, iterambere ry'urugo rirapfa cyane, kuko banavuga ngo ukurusha umugore mwiza akurusha urugo, kandi ubu umugore mwiza bavuga ntabwo ari isura, umugore mwiza bavuga ni umutima mu bikorwa. Duharanire kugira amago meza, kuko bizaviramo inyungu abana tubyara. Yego, duharanire kugira ingo nziza. Nanabwira abadukurikiye, ni ukuri mudufashe, mudukorere subscribe, comment, muduhe ibitekerezo byanyu, turabikeneye, munadukoreye na share. Ni ukuri Imana ikomeze ibahe umugisha. Murakoze cyane, ibihe byiza kandi nakagaruka.